Turongeye turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba NZIZA Business Group Limited. Reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi. Reka twizere yuko rwose muri amahoro nk'uko duhora tubibifuriza kandi rwose muhahe muronke. Iyi ngiyi rero ni NZIZA Business Group Limited, kampani yanyu mumaze kumenyera muri benshi, ibagezaho imitungo itimukanwa rwose, yaba igurishwa, ikodeshwa ndetse n'izindi serivisi zose zijyanye nayo. Ndagira ngo rero nk'uko muri kubibona, ndagira ngo mbasobanurire cyangwa se mbereke iyi nzu nziza cyane muri kureba. Iyi nzu ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, ahazwi cyane nka Kabeza. Iyi nzu iri Kabeza kuri kaburimbo yo muri karitsiye, ariko kandi muri metero byibuze 100 uvuye kuri kaburimbo principale winjira muri karitsiye. Iyi rero ikaba ari inzu nziza cyane, ikaba ari inzu nziza ifite jardin ihagije nk'uko muri kureba ku mashusho, ndetse na parikingi, ariko kandi ikaba yubakishije amatafari yose. Iyi nzu ikaba yubakishije amatafari ahiye. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu muri kureba mu by'ukuri ni inzu ifite ibyumba bine byo kuryamamo, toilette na douche 3, salon, salle à manger ndetse na cuisine yo mu nzu. Ariko kandi ikagira ibyumba 4, ifite n'ibyumba 4 birumvikana byo kuryamamo, ndetse ikagira akarusho yuko ifite imiryango 3 isohoka mu nzu. Ni ukuvuga hari umuryango wo muri salon. Iyi ni cuisine yayo, murayibona ko ari cuisine nziza cyane iteye amabengeza rwose, nziza rwose, nziza. Nabwiraga yuko ifite imiryango 3 isohoka mu nzu. Hari umuryango principale wo kuri salon, hakaba umuryango wo mu gikari ariko usohokera muri cuisine, hanyuma hakaba undi muryango usohokera mu byumba, ku buryo iyo uva mu byumba ujya muri cuisine ubusanzwe uca muri salle à manger. Ariko umwubatsi akavuga ati ntabwo ari byo yuko uva mu byumba ngo uzuce mu bashyitsi hanyuma ubone kujya muri cuisine. Ushobora kuva mu byumba hanyuma ukabona kujya muri cuisine utagize abantu uderanja. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu nyine nk'uko muri kubireba ifite finissage nziza, hanyuma kandi ikagira inzugi nziza, amakaro meza, parafo nziza, amadushe n'amatoilette bigezweho. Ibintu byayo byose ni original, ni ibintu bigezweho bijyanye n'igihe. Si ibyo gusa rero, kubera ko iyi nzu ifite na annex. Annex ni ukuvuga ngo ifite toilette na douche byo hanze, ikagira igikoni cyo hanze na stock yacyo, ndetse ikagira n'indi nzu ishobora kuryamamo umuntu ubafasha nk'imirimo yo hanze, abandi bakunze kwita inzu y'umukozi. Iyo douche rero na toilette biba bifite kandi ikigega cy'amazi hejuru rwose yabyo, ku buryo nta kibazo cy'amazi kiba gihari. Kandi mwabonye yuko iyi nzu ifite parking na jardin bihagije. Reka rero tubibutse yuko iyi nzu kandi yubakishije amatafari ahiye yose, ndetse n'ibikoresho bigezweho nk'uko nakomeje mbibabwira. Iyi rero ni inzu nziza ijyanye n'igihe, twakwifuriza buri muntu wese kuyigura kandi adahenzwe, bitewe n'uko amafaranga ishaka atari amafaranga menshi ugereranyije n'aho iri n'agaciro kayo. Mbese ni inzu ihendutse cyane ugereranyije n'aho iri. Mwari muzi yuko iyi nzu yubatse mu kibanza byibuze gihagaze miliyoni 35. Ikibanza kiri kuri kaburimbo, inzu yubakishije amatafari ahiye. Ese wowe wumva wayigura angahe? Tubwire. Ushobora no kutwandikira muri comment yacu ya NZIZA Market, ni channel yacu, ariko kandi ugakanda na subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona ibyiza byose tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Nta banga ririmo rero, kuko iyi nzu amafaranga ishakamo ntabwo ari menshi. Mwakomeje kubibona, ni miliyoni 78 ziri negotiable, negotiable, ya negotiable.
nukuvuga ngo iki ni cya gikoni cyo hanze, ariko nababwiraga yuko ari miliyoni 78 ziganirwaho. Wowe ngwino, ni wowe nyiri mafaranga, ni wowe ufite ijambo rikomeye, ngwino utubwira uti iyi nzu yanyu nkurikije uko nayibonye ndabahaya. Ni karibu cyane rero, ariko kandi turatumiwe muri Finest View Park. Hanga niho mushaka kuruhukira, ibyumba byiza, jardin y'ubukwe, gikoni cyiza, ushaka kurya kunywa byose wahagera, ni muri Finest View Park. Yes, ngira ngo rero inzu mwayibonye, nizere yuko mwayishimye. Icyambere no kugera kuri tele mugasura. Washimye inzu ushaka guhamagara kuri nimero zacu zisanzwe za NZU Business Group Limited, arizo 07 8 8 40 8 67 cyangwa se 07 8 1 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa, ushobora kudusaba ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zose, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa NZURI Market nk'uko hano kuri YouTube channel bimeze. Hanyuma rero tukajyana na website yacu ni NZURI.rawa. Ni karibu cyane rero, ni karibu, ariko kandi tukwibutse wowe utarakanda subscribe, wowe utarakora subscribe, kora subscribe ndetse ukore na share kugira ngo inshuti n'abavandimwe bajye babasha kugenda bareba ibyiza byose NZURI iba yabateganyirije umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ni karibu cyane rero, turabakunda, ariko kandi twibutse yuko dukorera ku Muhima kuri Yamaha. Ugeze muri Feruje neza zahara ku Muhima kuri Yamaha, ushobora rwose kuba umanuka nk'ugana Nyabugogo cyangwa uzamuka. Ari inzu ya etage y'amatafari ahiye, ni inzu ya kabiri urebye uturutse muri Feruje usa n'ujya Nyabugogo, yanditseho Shema House. Iyo nzu ushobora kuyidusangamo, niyo dukoreramo muri etage yayo ya nyuma, umuryango wa mbere mu gikari hareba ku Gisozi. Iyi nzu rero ni inzu y'icyitegererezo idakwiriye kugucika, wowe ufite inzozi zo gutura heza, wowe ufitiye icyizere cy'iterambere, wowe wumva ugomba gutura ahantu heza. Inzu rero ntabwo ikwiriye kugucika. Ahangaha rero muracyari kumwe na NZURI Business Group Limited, ariko kandi tubibutse yuko tubasha kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukayibyaza umusaruro cyane. Waba ufite byinshi wibaza ku bijyanye n'imitungo itimukanwa? Sanga ibisobanuro byimbitse mu kiganiro Gira Icumbi hamwe na NZURI Business Group Limited kuri 93.1 Fine FM. NZURI Business Group Limited ni inzobere zigucungira imitungo itimukanwa, zigahuza abayigura n'abayigurisha n'izindi serivisi nyinshi zijyanye nayo, nko gukora ibishushanyo by'amazu ndetse no kuyubaka. Gira Icumbi hamwe na Florent, Clement na Dixon, live kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu hagati ya 2 na 3 za mu gitondo kuri 93.1 Fine FM na YouTube channel NZURI Market. Sanga di makuru kuri Y3 akadomo NZURI akadomo rawa.